kuririmba nini yari byambase kugira umwanya abizi tugavuga amateraniro mu bantu baririmbye ndetse n'abantu banezerwe ijambo rivugwe dufashwe twishime n'abantu bishimye neza aho umenyeye icyabitsimbuye bimwe rusikorerwa niyo kuramya Imana kandi nta n'umwe muri yo wo kunezeza nta n'uwo bakoze mu ngane imirimo yose niyo guhimbaza Data wa twese indirimbo ziririmbwa wowe ahimbazwe sinzi ukuntu ndabizamira ngo biranezeza kandi nta n'ukuntu cyarariwe kunezeza cyose ariwe kunezeza Data wa twese kumanira ku mutima ndumva bakahura bakundabirwa menya ko rwose ari guhimbaza Data wa twese twebwe ariko kuba ngo twishimye cyane ntabwo ndabona ari kumenya ngo ari ubuyobe kuko Satani agira amahembe y'umurizo y'ibirabure byarakubiye kubimenya cyane ntabwo wanze bahamagawe kwishima ahubwo turahantu dushimishe Data wa twese kwishima tutashimishije Data wa twese n'iki bimaze muri isi ngo twanezerewe bitaro ariko ninde waduhamagariye kuza kunezeza abana bahamagawe ngo tunezeze uwo wadutwiganirije kandi ngo ntazanezezwa na za mukuma z'abana ntazanezezwa n'iby'amaso yawe sinzi ibintu adashingiraho wanasigiwe akaba umusaruro w'ubucuruzi Data akaza neza nicyo gituma tuzakorwa abanyafurika kubyo kumenya icyo Imana ishaka ahubwo tugashyiramo umwete wose bifuye ari igihe umuntu azajya iriya yabona n'ubwo akandika amanota yamara akaza akabibwiriza kubibwiriza byakagombye kuba ibintu twagura kuri gatasi byakagombye kuba ari ibintu Data ahayaguhaho tukabisingiriza abantu ari uguhindura dutekereza akakubwira ibyo ashaka kuko ibyo uba wimuye byaza bibwira bizanira abana badahuriye nabyo ngo uzane ikibaburongi babikora mu mirimo kugira ngo muze mureka twemere kurogoheka tuvuge icyo Data duhaha nitwumva bigiye gushira twebwe kutisha bangiza bangana kwica ngo arusheho guhabwa icumi ese turi kumwe yego niturangiza turakanya ko kwikoramo umuganda akanya ko kwisubiramo gutekereza imirimo yose arimo akora mu bugingo bwawe ahagejeje arugira kuriya urugero runini cyane rw'ibyo urugero n'iyo amatora umuntu wese azavamo kwireba akareba abandi kandi mw'ijuru naho utoshima ko yarebaga abandi ahubwo azogawa ko yarebaga abandi biriya kugira ngo twimire buri wese arebe umutima naho iby'abandi wanasize ntawe kuzi umupolisi w'abandi biriya kugira ngo urinde wowe ukiri umugaragu w'abandi bantu
ni rero bahita ni uzobigushima nayo utekereza mudata cyo kubashima barasikiwe manu misengesho yanje manareba gahinda kanje niko kwirira Never too Manu misengesho yanje manareba gahinda kanje niko kwirira Rumanume Mwinga azabya rimwe umwaka ugasha rimwe nyandi magambo abo masenga hambere bajyanye n'undi mu masenga bakora icyo bita marato de priere kuvuga amasengesho mufurizo y'ibitabo Boyo kujya kunyara n'umunani abwira mugenzi we ngo inzara irangiye byongeye mugenzi we aramukuye barimo bumva ashaka kumenyesha ngo gatora ntabwo kumushyira hano bagere imbere arapfa urya we wariye kuri 28 arapfa mugenzi we musume abasima kwisema ili osebamo imi titai amen bakira makuru ya bao na ngome kupasa mandala kwa revelation kama kumjia ndio musi fito usiku ngeze wapi sinazu hana kandi na abantu bazango n'ingoja ariko rwara yenageze kukivuna binazi w'ubwiza n'agakiza kaje icyo cyonyine kibitse mu kabati kijanditse muri biro bya leta aho banditse amadokuma y'ubutaka n'ikibazo n'icyo nasubira n'icyo abaturage icyafamije n'ibifaro n'ubugingo bw'isigaje bityo ngo birangize mu mugabara siye kujandira gusaba no baruje mu Yesu kandi kugira kusengeje simbi probleme nigiye mu mfuka y'umutima kandi kukirinda ngo kitazaba mu Yesu kuko sipo niba ngo bizakubwira ko gahinda nibera n'aba wahase amen mama ari bisigare tuterere kumasoza kwa tuzamusangira mu gihe bigaraniye aho ubona bakazana nta musoyani hayane mwafutana ikabagana yose nenda hayane ugamwe yazo muri kwesinyani nani ngo nani yose soyani nibona kwa ugamwe yakwiye kufunga n'umutwe wasinzira bakona bakoreye nibona kadakwiye icyingenzi naze hakwisigo cyatunganirwa Yesu yabatumije mu Mungu kandi kubereka Yesu yabereye mu kurwara amahoro y'umutima Yesu arabitura amen amen natuma zamva ntabakora doza ari gusenga kuko barakora abadore perezida abadore bisi kuko barakora bande kuko barakora w'iparuwase ndikagara mugace koherezwa narambuye mugende kubarira ntaza kwa hizuba sidika mugace bawohereza niyo ndara bene amako maisha cyane ikashima bakuvura no kutabaza na kandi bidura zitanu akana woyiko ibiti ufite n'amaraso ya Yesu
binyamurira aho ngaho bego bose barasenga se kabiri n'abanyutsi bego bose barasenga kubika ibi barasenga ibintu tarasa ni nanga ariko ibyo ni mukita ndogo mutasigari wala ngata ngwata pastere n'ubusa Tusa muvere da questa zona. Guardate, mi Guardate, Mungu wazima. Areba kusema hii dalili kwa hii dalili kwa hii ya fungo ya service alikosea izina lake kupewa abo rest is ya kwa ile kile kwa ingia mama alipo izina lake bila musume mwima ngezi arabo pa mwagaya alafu neza hata hanyuma ngo izina ryo mbita utukuye nasema kusema nikina nande bila umusume wamuhombe ngoje kusema waramene waramisikia cha kusema Modern knowledge, beni tokinyoma, Musa mkombe. Vini pako, araka ninyoma, naba, umugabane wabo ni mwenyaji, ya kumirudu Musa. Tuwaza wane Yerusalemu kyangu. Weza kanyana. Wasena, aniye kumenyako, Imana yebere Imana wawe kutangiye gukiza babanza gushaka umumusaba imbabazi bamara kubasengesha nawe asenga ko kuya musita y'amahirwe yanyuma mwarebe ko wese we arabakora amafu se umuso ngabona ko musengeza warabukura gusanga izina rye ryarashitse aravuga ngo ni Joyce ibi sigaye niyo kuita byose ndakazaba mu gihe none wareba ibirego wareba ubuzima bwawe wareba uko twigira wareba icyo tuba kwibaza abantu baranditse abantu b'abacaka cyane hari umugabo naramuzi Yesu na kanseri mwana wa mama mbere na twana n'iki kanseri yamuriye iramushigitira iramuguna aradogera abakozi b'ubaye mbona ko nyamusigo mbone iyo basanga bane mbona ko araza kweli mbona ira yigeze kumusengera ha wahageze amwe n'amandi bijigo gamusebye barangije baramuzakurira kuri Gispa warangize yiwe kutagira Gispa aratunya nyuranabo mwabwira ngo awareshe iyo Gispa muzabura wese bizitwizira yo kwezwa abandi bitima inyamaswa zikaze mutibazayikana aho bizabya abandi ngo naho barabaswa mutibasa Maria, desde Amen. Terima damu 40 wale wasengesho kuko Yesu ta
Baada ya kutambulisha na ngara ya kamera. Jana ndio Wakristo wote kama jana ndio Wakristo wote wasengera. Muri asema hapana sasa. Hapana jana. Hapana mtuna. Kwa mtafu. Moja hapo imbere y'Imana kuri presence y'Imana. Mwabira Yesu ngomana n'Imana isumba byose. Mbishuriye gatoya mu nwa waronse gusa. Mbishuriye gatoya kumyo waronse gusa. Mwabanya gusenga mwabira kandi no shara kwa akakobeka tondohera mugahemba kase irahobora gahanga mwikamunyugenge ukashika kasi wewe ukakavuga ngo mwami Yesu wantaba wese akambwira mugereranije ibibabaro nawe gusaba bakorera gutya bakavuga ngo mwami babarere nari kwezi nishaka igihe twubwenge byi tazima gusogombera gato kumwe waroze gusaba tumusogombera ibintu twabaha kimya takuzo takazo festa ustekezo Kristo uso gutsinda amuka ukiswa kuyitwana imyanda mu mubiri usolesa usika mitapo usaka bili yafuka wahibui angalia mbele woni kwenda Sameri mene ana na yukana muso kufu na masinya apela mpaka nikapote ma magaruni ya kufunga kama ndio na mwe mungu ndinde sumu ndinde na usina mbele isma kuma angira kutasamiri mtu mmoja yaweza Sameri alafu semwana ni nani alafu semwi ungeza no msinda mwisho Sameri yake. Hapo ni Afrika wanasi. Amen. Mungu Israeli mtawaza nyima na gari gasi. Kupeleka kwa Yesu. Ikuma fo de danga futufe. Anakora yose yari yarasiye. Ibitaro byose byarashise. Kandi bitera bidasiba kandi mpundu kana malwaso kandi bitera n'abayumbe byahasase ariko biravuga mwitabaza ry'Imana ryari ryabasigiye kose mutumba yeye arangamo byari byahasi kofundi twala arangamo byari byahasi sinya byari byahasi sinya byari byahasi ariko mutumba Sameri yarangaka bitabaza n'Imana ryari byahasi mukana ngo tuyashima ko hari ijambo rya Sameri ngo riko hasi hafi abantu bafite ngo Sameri yarahari nawe muri abo bakozi ibyo ngo nawe yarahari Imana iranga ngo aje kugambiza kukamunga hamagara rubanda rwa Israeli kugira ngo tumuri arabira n'abanyamanza muri mikifuna no mukasha arabira muri ni basi tande imbere y'amazoima naza abakore abantu muvuga ngo wateye kwenda sana wasinzira myaka amajana Yeremiya mafungo mwimana kugira ngo Yeremiya ngo tukombira mu Sameri ndira n'Imana nuko wombira ngo Sameri sintegereza abo bana bajya n'abandi mwina Tukitabira kurayariko cyane watu n'ubwoga nitwe twandika ibintu kwa marko kidogo
tukambitora wamara twabiguma mu rwego rw'ibikwa musi abantu banganya ko bagakomeza kubana abari abahanga bo ku rwego rwo hejuru mu kubana nabi ni ukuvuga ngo babandi bazatandukana n'abiga kubana nabi babandi n'abana bakiri bato ariko abahanga neza basaba abana nabi bakavuga ni ukuvuga ngo uzoba kuri support baba iyo tumwe amasengesho amwe namwe bagasingiza neza hasa gasemure ngo sibariyo buri nama ariko umwe ari amacupa ngo ni byiza ko abantu bakizana kandi ubuzima kandi ubuzima kandi ubuzima ubuzima n'ibidende wanda gusangira ibi turimo bakarisinga mu nama yarangiza bigahinduka kimwe mu twere basendoga batisatu n'ikaza kuramya muteye no kurasa no guhimbaza iziruka n'izitonda luwe no stop it from now no si moi mugashika musenge mwagafuka unda gaceceka unda karambarara unda kubara unda kagira abandi karata mubagage cyo kubiriza kabiri mbabe zatashite abagwe mu bari musoro mbahindira baravuga ngo na ngo muzanike indirimbo ngo indirimbo se wadusaba tibigeze gusaba ngo tuze kuririmba mu senge sikimana yadusaba ariko mutego kuririmba kwanje icyo ndirimba itego kuririmba siki ngo nikiri ku mutima wawe icyo ndirimba si cyabaye ni ikiri ku mutima wawe ni umukristo aravuga ngo roho yawe ekete la foto izo ndirimbo twakosa ati kusurara kubera ko tutazatumva usanga twaturirimba wanizalisha wamaneno nabo mwana yirimbye kubera ko abantu bamuteye inda bamuzirira abana bagakubareka wamara ririmba uko yabaye wanizalisha wamaneno nabo wamara hamwe twaturirimba Mungu abahungu bakaba basimba ukakugunde wanizalisha nikusanga abandi naga ese tukama tugendera muri iyo muntu tutazi byara indirimbo zibihagije mu mazi n'ubugingo burimo bwiyibura buramukiza indirimbo sicyo bateye ndahimana y'abantu ntabwo ari cyo bateye indirimbo si amajwi yaje concordance de voix avec une émission là de combiner des sons d'une manière ntabwo ari mo indirimbo n'ubugingo bwabo buramukiza n'ubugingo sinzi kizakiba ariko mama évite la contamination des gardes de la scène de construction de l'art, de les cadres de n'abayobozi bakiramukanya mugisi wambaye umuri araje n'ikoni tudasanga ha jewe ngwe kuonsora kitu kirao mudatoha max musumene ngere kunya goro mumambe na manyu ndambo kama ngira ngo ntamenya ko ndi mwene wawe ariko mfata mbije muri kwa kumbe aramuke kana goro tudasanga ha niko tudasanga muti ariko babira kandi gato imana yaratuzanye kubiza ha kumpanzi ne gusa no kugira ngo twige kubana neza hano inyuma y'ikibuga ko turishije timurabona bameshe bataraje timurabona bayibosha fese ese babona timurabona nabandi inyuma y'ikibuga bazamuka bazamuka ko barishije timusa hatobora n'abasi ahandi inyuma y'ikibuga tituratangiye mana tuzanye hano ngo twige ikintu cyose ngo twige kubana kugira ngo tusobane neza muganga niba tunaniwe kubana hano imana izojana abantu bananiranye hano ngibaje baje guteza akavuyo
Vijana. Vijana. Ukimbizi na kutoka. Ikimbizi na vijana. Mkutano wa mwisho kwa mahubiri ya mwisho kwa kama kuiba na shetani. Kama kuiba na shetani. Ni ukusore wako. Azali ndiko la kufagira ngolilo wa mbefagira ngone amaserafi na makero. Baba muri kufagira ngone na nyina sawa cha. Aliko leo telefone yiwe ukumi kwa polisi. Mugaune nambire ngusamba ngizomba na mafuta ikora. Mwazala shalika chika kwa wali bikora. Ukagira mama meka fueni kwa shandimika klasa. Aliko kubwaneza. Kubwaneza ukubwana. Mitunda. Mitunda. Kubwaneza. Fe imbere kubwaneza. Inyuma kubwaneza. Amen. Ndio jambo fali kijua tukunelo. Ndio mama ni shini kwivyo mamba bizi. Mbibiza hotu. Mbana nawe twana msenge. Sibyiza biroroshe kubwiriza kuri abantu batakuze. Biroroshe kubwiriza batakuze. Ariko kubwiriza umudamu mu bana, abana bazaba kwa kamenerefa, abandi ba pastori mu bana, abayunga bazabere kwa muturage. Dans Moïse, peut-être fasse comme ça. Dès le départ, le français vous a dit dans ma salle académique. Non. C'est une femme. À quoi on a un ici. Non, nous allons à tête comme ça. On nous vit à notre âge. On va en abonner ça, on va en abonner ça. Si. Ngoja shida sigi zungaona hapa. Ngoja kwa kwa mtuma, ngoja kuseka hapo. Hizi